Polisi y'u Rwanda mu gukomeza gukora inshingano zayo zibanze zo kubungabunga umutekano w'abantu n'ibintu ufite ishami rya community policing ari rwo rwego rufasha abaturage kumenya ibyo polisi ikora ndetse no gufatanya na polisi kubungabunga umutekano aho batuye. Urwo rwego rwatangiye gukora mu mwaka wa 2006 ariko mu kwakira 2007 nibwo inama ya leta yashyizeho amabwiriza y'imikorere y'urwo rwego ndetse n'imikoranire ya za komite zishinzwe community policing ku rwego rw'umudugudu, akagari n'umurenge. Ikaze muri kino kiganiro aho tugiye gusobanukirwa kurushaho imikorere y'urwo rwego rwa polisi. Iyi rero ni nimwe mu nzego za polisi y'u Rwanda zifasha ko abaturage batanga umusanzu wabo mu kubungabunga umutekano, dore ko muri iki gihe bitashoboka ko polisi ikora akazi kayo idakoranye n'abaturage. Kuva icyo gihe rero inzego zigiyeho uburyo bwo guhana amakuru n'abaturage, gusangira nabo ibikorwa bya polisi bihoraho, kubamenyesha ibibakorerwa buri munsi nk'uko biteganywa n'itegeko, ndetse no kubaha urubuga rwo kubaza ibyo bifuza polisi no kuyiha amakuru umunsi ku wundi. Byagiye bitera imbere ndetse biza kugera ku rwego rw'uko kujyamo n'ikoranabuhanga. Ubu abo twita community policing committees ubona bimaze kuvuga izo nzego z'umudugudu, akagari ndetse n'umurenge, baradufasha cyane yuko baba begeranye n'inzego z'ibanze n'aho abantu batuye. Nyuma yaho ariko community policing yaje kugenda yongera ingufu nanone zo gushaka abandi bafatanyabikorwa benshi. Ubu dufite abo twita youth volunteers in community policing, ni ukuvuga abakorerabushake mu kurwanya no gukumira ibyaha bakorana na polisi umunsi ku wundi. Ni abasore n'inkumi barangije amashuri yabo ya secondaire ndetse hari n'abarangije za université, bari mu turere twose tw'igihugu cyacu. Bamaze guhugurwa benshi muri bo, ndetse hari n'abatarahugurwa duteganya guhugura mu minsi ya vuba. Bose hamwe bagera mu 69. Kandi nabo kubera ko ari umuryango wabo ubafasha guhura no kujya inama mu bintu bitandukanye, bagenda biyubaka ku buryo bagenda biyongera mu mubare. Bo ubwabo ni urwego rwihariye rufite imikorere ihoraho ariko rudufasha mu gutahura ibyaha buri gihe. Si nabo gusa kuko polisi yashyizeho abantu bitwa police ambassadors, ibashyiraho mu buryo bwo kugira ngo bajye badufasha kuganira nabo bashinzwe, kuganira nabo bayobora, babagira inama yo kwirinda no gukumira ibyaha. Abo rero n'abayobozi bari mu nzego zitandukanye, harimo abihaye Imana, harimo abantu bakorana n'inzego bwite za leta, harimo aba société civile, harimo abantu batandukanye ku nzego zitandukanye, ariko bafite abantu bayobora, bafite abantu bakorana nabo benshi bashobora gufasha kujya inama no guhindura ibitekerezo, abantu bakagira imitekerereze myiza iganisha gukumira no kurwanya ibyaha. Ni benshi kuko harimo n'amakoperative y'abatwara abagenzi, haba kuri moto, haba mu modoka, haba ndetse n'abatwara abagenzi mu mazi, ndetse n'abanyonzi b'amagare. Aba bantu bose bafite amakoperative dufite uburyo dukorana nabo buhoraho, tugahana ibitekerezo, ndetse n'aho bakeneye ingufu zacu zo kwibaka ngo bakomere mu rwego rwa za koperative, ingufu tuzishyiramo kuko ibyiza ni ugukumira ibyaha, ni ugukumira ibintu byahungabanya umutekano kuruta yuko twashora ingufu mu guhangana nabyo byamaze kuba. Kugeza ubu rero ni uko bihagaze, kandi tuzakomeza gushyira ingufu mu mikoranire myiza ihoraho n'abaturage muri rusange. Usibye izo komite zo mu nzego z'ibanze, community policing yagabye n'andi mashami arimo urubyiruko rw'abakorerabushake, youth volunteers, ndetse n'abari mu nzego z'ubuyobozi ari bo bita police ambassadors. Imikoranire ya polisi n'abo bafatanyabikorwa ba community policing bageze ku bintu bifatika muri uyu mwaka dushoje. Bakoze ibikorwa byinshi, nk'uko nababwiye, bimwe mu byo badufasha no gukumira ibyaha, no kugira inama abaturage kwirinda ibyaha, no kubereka uburyo ibyaha bikorwamo kugira ngo abantu babyirinde, no kubereka abakunze gukora ibyaha kugira ngo abantu babashe kubahoza ijisho. Hari uburyo buri muturage tumusaba ku ijisho rya mugenzi we, hari uburyo buri muturage tumusaba gutangira amakuru ku gihe igihe abonye ikintu kibangamiye umutekano, hari igihe buri muntu wese
azagera ugasanga ikibaye kimuteye impungenge abashe kukibwira polisi ku buryo bworoshye, cyane cyane ko twafunguye imirongo y'itumanaho tukaba twarashyizeho uburyo bworoheye. Ushatse kohereza ubutumwa ukoresheje social media, Twitter, Facebook, WhatsApp, ushobora kubona polisi. Ushatse kohereza polisi ubutumwa ukoresheje radio, ushobora kujya kuri radio yose ugahamagara polisi ikabyakira. Dufite imbuga nkoranyambaga zikora amasaha yose, ushobora kohereza kuri website yacu ubutumwa tukabubona. Ibi byose birakora. Niyo mpamvu mvuga ngo bagize uruhare rukomeye cyane. Hari ibyaha byinshi batahuye bitaraba, hari ibyaha byinshi badufashije gutahura bamaze kubikora bagakurikiranwa bagafatwa. Uyu munsi rero turababwira ko mu by'ukuri akazi barimo kudufasha gukora ni kanini cyane. Noneho ngira ngo mujye mubona ibyo bita irondo rivuguruye. Irondo ry'umwuga, aba ni abaturage ubwabo bicungira umutekano wabo. Ibyo nibyo twita neighborhood watch mu Cyongereza. Aho ikibere wabo bakibona bakakimenya, bakabwira polisi bati ibi bishobora kubangamira umutekano. Cyangwa haba nta kibazo gihari, bakaba nabo ubwabo batangira kuganira bavuga ati ariko ibi tubona none byazagira ingaruka mu gihe bita twakora iki wacu, bakihitiramo icyo bakora iwabo batagomye no gutabaza polisi. Ibi byose rero ni ibikorwa byiza bishimishije, dutekereza yuko bikomeje muri uwo murongo abaturage bagira imibereho myiza izira ibyaha, izira umudugararo, kuko ibintu byose bishobora kubangamira umudendezo wabo ntibikwiye kubaho, ntabwo twabyemeje. Ari za komite zo mu nzego z'ibanze, urubyiruko rw'abakorerabushake cyangwa se ba ambassadors bose bagiye bahugurwa. Imbogamizi zigaragara ni uko hari ibyaha bishya bivuka batahaguriwe kuko nyine byabaga bitaravuka. Ibyaha bihinduka buri munsi nk'uko ikoranabuhanga rihinduka, nk'uko iterambere rigenda riza. Ibi rero ubwabyo ni imbogamizi, kuko hari ibyaha bivuka abantu batari bazi cyangwa batari bamenyereye, bisaba yuko dutangira kwigisha bushya. Nabaha nk'urugero rw'ibyaha nk'ibyo. Ubu mu minsi yashize mwabonye ko twari dufite ibyaha bijyanye no gucuruza abantu. Bya ntago ibyaha bisanzwe mu muco nyarwanda, nta muntu wari uzi ko bacuruza umuntu, ariko kubera iyo mpamvu bisaba ko abantu bagenda bahugurwa umunsi ku wundi. Ni ukuvuga rero ngo ibintu bihindutse gato byose bidusaba ingufu kugira ngo tubashe kumvisha babafatanyabikorwa bacu uburyo bagomba kubyitwaramo, icyo bagomba kubikoraho. Dufashe ibi byaha by'iterabwoba, ntago ari ibyaha byabaga mu muco nyarwanda n'ibyabaga mu Nyarwanda. Uko bivuka rero byose bisaba gufata ingamba nshya no gushyira abafatanyabikorwa bacu ku murongo, bakamenya ibyo ari byo, bakamenya ese abantu bigisha ubutagondwa bigisha bate, baza ari bande, babigenza bate, ese ibibaranga ni ibi. Ibi byose bigenda bivuka bishya, bituma haba imbogamizi, ukaba utavuga uti nararangije ndigisha umuntu namuhuguye namwihaye ubushobozi bwo kubimenya, ahubwo bigasaba guhora abantu bari maso bareba ibihinduka bihinduka bite. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ni uko no kwigisha abantu no guhozaho, ku buryo utavuga ko wabigishije bumvise byarangiye, bashobora kuba hari ibyo bumvise, hari n'ibyo baba bataramenya. Bisaba rero ko abantu bahozaho. Iyo niyo mugorobahizi mbona yuko tugomba guhora dushaka ingufu zituma abantu bagira ubumenyi buhagije kubikorerwa aho baba, aho batuye, n'ingaruka zabyo, cyane cyane aho itumanaho rigenda ritera imbere. Ibyaha byinshi abantu bashobora kubikora bakoresheje ikoranabuhanga. Ibi byose rero nizo mbogamizi tukibona tugomba kujya duhangana nazo, kandi birashoboka. Umunyarwanda wese ni umufatanyabikorwa wa community policing, nubwo hari bamwe bafite inshingano z'umwihariko. Umufatanyabikorwa wa mbere ni umuturarwanda uwo ari we wese, ntawe duheje. Baba nakubwiye ni abafite umwihariko, bashyiramo ingufu zabo, ukabona ko hari ubushake bwinshi, ariko buri munyarwanda wese ni umufatanyabikorwa wa polisi. Kuko nababwiye kubungabunga umutekano neza, gukumira ibyaha neza, nuko ba nyir'ubwite aho ibyaha bibera, aho bikorerwa, abo bikorerwa, ndetse barimo n'ababikora ubwabo muba muri kumwe, muba muvuga rumwe, muba mufatanyije kugira ngo ibyo ugiye kugenzura usanga bifite ubusobanuro bihagije, haba gutahura ibyaha, haba kubigenza, cyangwa se gukora iperereza kugira ngo byorohe. Ubu iyo urebye ibyaha tutahura byinshi, mubare munini cyane, nibyo tuba twabwiwe n'abaturage. Ni byiza rero yuko buri muntu wese yumva ko ari inshingano ye, akaba ari umukorerabushake, akaba ari umufatanyabikorwa wa polisi mu gukumira no kurwanya ibyaha. Kuko umuryango nyarwanda uzira ibyaha kuri twese waba ari uburyo bumwe bukomeye cyane bwo gutera imbere bw'imibereho myiza y'abaturage. Umwaka wa 2016 urarangiye.
ubu hagiye gutangira umwaka wa 2017. Muri uwo mwaka mushya tugiye gutangira hari n'ibikorwa bishyashya byateguwe gukorwa mu rwego rwo guteza imbere imikoranire ya community policing n'abo bafatanyabikorwa bayo. Hari ibikorwa byinshi biteganijwe. Ibya mbere nababwira ni uguteza imbere ikoranabuhanga kugira ngo abashoboye kurigiraho bashobora kurikoresha bose biborohere gutanga amakuru ndetse no gusaba amakuru muri polisi, kumenya ibibakorerwa. Tuzateza imbere ikoranabuhanga ndetse byoroshye na serivisi kugira ngo serivisi zitangwe neza kandi vuba. Ibyo rero bituma na wa wundi mukorana bimworohera kandi nawe akumva afite icyizere cy'uko ibikorwa bimufitiye inyungu. Ikindi ni ukugumya kongera umubare w'abariya bemera kwitangira gukorana na polisi ku buryo buhoraho, tukabegera tukaganira nabo ndetse tukabahugura, kuko nk'uko nakubwiye ibyaha bihindura isura buri munsi, nk'uko iterambere rihinduka, nk'uko ikoranabuhanga rigenda rihinduka. Ibi byose bizadusaba gukomeza kugira inama abafatanyabikorwa bacu no kubereka ibyagiye bivuka cyangwa bihinduka. Hari abafatanyabikorwa bacu badufasha no guhugura ndetse bafite ubushobozi bwo kudufasha guhugura. Abo ngabo rero tuzakubwira gukorana nabo kugira ngo abantu bashya bagenda binjira muri uwo murimo urimo ubukorerabushake babashe kumenya byinshi bishoboka byabafasha kubafatanyabikorwa muri policing. Ikindi ni uko umwaka utaha n'umwaka duteganya kongera guhugura ba bandi bashinzwe community policing committees ku rwego rw'imirenge kugera ku hasi ku rwego rw'umudugudu. Byarateganijwe ku buryo hazabaho amahugurwa meza kandi menshi, cyane cyane aganisha ku burere mboneragihugu, aganisha ku buryo abantu batanga raporo ku bibazo runaka byavutse bakeka ko bifite ingaruka ku muryango. Ingufu nyinshi dushaka kwishyira ku muryango ku buryo imibanire y'abantu iba myiza kurenzaho, aho kugira ngo turwane no gukumira ibyaha cyangwa se gukurikirana ibyaha, ahubwo dutangire na mbere n'ibyaha bitaravaho, ahubwo abantu tubatoze tubigishe imibanire myiza. Birashoboka kandi tumwe gukorana n'abafatanyabikorwa bacu. Twizera yuko gukumira ibyaha cyane cyane ibishingiye ku muryango, bimwe bibera mu ngo, ibyo twita ihohoterwa bibera mu ngo, tubikumire ku buryo bufatika kandi birashoboka, cyane cyane ko abanyarwanda benshi batangiye gusobanukirwa ububi bw'ibyaha. Mu butumwa bwo gusoza umwaka, abaturage barashimirwa ubufatanye bwiza bagize hagati yabo na polisi, ariko gukora neza ni ukukaza umurego kuko ibyaha byo nta munsi bitavuka. Mbere na mbere umuntu yabaza akabashimira ko abantu twagendanye muri uyu mwaka bose rwose twagendanye neza, no kuvuga abanyarwanda muri rusange. Kuba rero tugiye gusoza umwaka hamwe nabo mu bikorwa byose bijyanye no kubungabunga umutekano, umuntu yabibashimira, tukabasaba nanone gukomeza umurego, kuko nk'uko nabivuze guhangana n'ibyaha, kubikumira no kubirwanya ni ibintu bihoraho, ni process, ntabwo birangira. No gukomeza umurego rero tugakomeza tukirinda ko hari umugizi wa nabi watucamo icyuho, tukirinda yuko hari abana bayoba, tukirinda yuko hari ibikorwa bibi byaba mu minsi mikuru bigahungabanya ibyishimo by'abantu. Buri muntu wese rero tukamusaba kugira uruhare kugira ngo uyu mwaka usozwe neza, birinda ibintu byose byahungabanya umutekano ndetse batanga amakuru ku byo bakeka yuko byawuhungabanya, abantu bakabikomera hakiri kare. Nk'uko n'ubushe twagiye twivuga mu minsi mikuru, ubundi abantu usanga bishimye cyane, kandi abantu iyo bishimye cyane akenshi hari ubwo bivamo no kurangara bikaba byahungabanya umutekano. Ibyo byose rero twabyibutsa, tukabasaba ko abantu birinda ibikorwa byose bishobora kubangamira abandi, abantu bose bakishima mu ituze, iminsi mikuru yabo bakirangiza mu mahoro. Dufite ingufu zisabwa zose kugira ngo dutabaraho bisabwa, dukumira ibyaha ndetse naho cyaba cyavutse tubashe gukurikirana icyo cyaha tugitahure. Ni byiza rero yuko abantu bamenya imirongo baduhamagaraho, abantu bamenya telefoni za polisi bashobora guhamagaraho. Nanone tukababwira yuko polisi aho ikorera hose habegereye bashobora kubegera bakabatabaza. Hari imirongo wenda umuntu yakwibutsa, umurongo 112, uwo ni umurongo uhoraho watakwitabaza ku kintu icyo ari cyo cyose. Mu rwego rw'ubutabazi bujyanye n'impanuka zo mu muhanda cyangwa ibindi bibazo byavuka bijyanye n'umutekano w'umuhanda, bakwitabaza 113. Ku bijyanye n'inkongi z'umuriro bakwitabaza 111.
izi ni telefoni zihoraho umunsi ku wundi kandi ntabwo zishyurwa. Ibyo rero ndagira ngo mbyibutse, kandi telefoni zonyine ntizihagije kuko na social media zacu zirakora. Bashobora gukoresha Twitter ya polisi ni @Rwanda Police, bashobora no guhamagara kuri ya mirongo yose nababwiye, ndetse bakaba bareba no ku rubuga rwacu amakuru bifuza kumenya ku bikorwa polisi ikora umunsi ku wundi. mwakoze rero gukurikirana kino kiganiro no kumva impanuro zirimo. Tubifuje mwese umwaka urimo umutekano n'umudendezo bisesuye.